Yo, me people out there, yeah, them come here, good bad boy, shatter, cooler, believer, champion, monster, conqueror, free, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the most unusual guy, the true monster, the true hustler. I live the life I love, and I love the life I live. The top shatter. The top shatter Abayizera Grace, the top shatter Young Grace, the top shatter Soldier Girl, the top shatter Mama Diamante, the top shatter bad man, the top shatter bad man, man, the top shatter bad girl, yo, the top shatter bad boy, the top shatter bad girl, the top shatter Young Grace, the top shatter Yago, the top shatter Mama Diamante, the top shatter Mama Lao. Yeah, ni Abayizera Grace aka Young Grace. Turakwakira kuri TV show. Murakoze cyane. Gasubira cyari Young Grace man. Mama D, Mama Lao, Mama Cappuccino. Gasubira kandi twumve Mama T, Mama Lao, Mama Caps. Mama Lao, Mama Cappuccino. Cyakoze sibyo? Sibyo? Byanya. Hasi hagomba gusa. Hadasa se? Hadasa. Yago biti mwana. Bagukumbuye man. Ariko man uzi yuko ari ubwa mbere to blessings Yago TV show. Kuva man yatangiye. Nanje n'ubwa mbere mu blessings for real. Man, ibaze ukuntu twari amaniga zaman utarabyara. Nazaza mo nyine staff zo gutwita kubyara kurera turaburana ariko noneho simbasuye. Sibyo? Ugaruka no mu mishinga mishyashya naho uhita winjira YouTube uvuga ati ni iki harya ni kapawa single mother vibe man none hira ball barayikoze narayitekereje nkavuga ati ya have sinari igitekerezo cyanjye naho ndi umuntu agitekereza ariko njye nabitekereje mu bundi buryo ngaba single dad utandukanye n'uburyo we wabikozemo nashakaga kuzajya mfata umusingle mother nkamuhuza n'umusingle dad ariko atari uwo babyaranye oya nkabahuza mu kiganiro kuko urabona ya sure ahubwo ubaye nzabikora urabona ashaka kuzana nk'umusingle mother nkazana n'undi bako badafitano bahuriye none tukaganira twumva ikosa ni ryandi kuko umusore bafite ako gose bavuga abahungu murabana babi n'abahungu bavuga ngako kuki mutubeshya ariko bahari twarwana ubundi yiteze n'icyo yifite nongeye ku nkopeza ngo shishura cyangwa naribi imana naribi shije muri RDB nago ndandikisha reka ngutange rero sibyo urumva man iyo boro yabirenze urumva umukobwa aba afite experience ku mugabo wenda batandukanye umutembereje urabyumva none n'umujama afite umukobwa wamutembereje urabyumva kuko nk'ubu hari nk'abajama baba barabyenye n'abakobwa bakabima abana man akaba atamwereka ifoto akaba atatuma abona n'umwana we urabyumva none hakaba hari n'abatipe baba baratwaye abana abadamu cyangwa abagore batigera batarababonye cyangwa bakurire iruhande urumva rero we wajya wifatira single dad cyangwa si ariko umaya kaide mani karenze warukama ese cyangwa wambwira basi kame nge ndakaguhaye ndakaguhaye buriya ufashe kamwe nk'urugero ufashe nka Yvette katuriye abantu ba hafi b'inshuti zacu ufashe nka Yvette tukamuzana uriya mutipe yitwa nuza le type là MC Nario yes ona MC Nario yarabyaye ariko nagabana ntabwo babana n'umugore ariko abana nyine afite kumwana mufite ubushobozi ari igihe umwana ajya kwa nyina cyangwa akaza niwe noneho Yvette nawe afite abana ariko nagabana na papa wabo icyo gihe rero umugabo atanga nanjye se ko tutabana wampuza nandi ari wowe shwari ya ngeza n'urugero wamuzana wowe nzaguzana Rugangura Axel sibyo nawe burya ni umupapa w'ishiti yanjye Rugangura Axel afite umwana w'umukobwa mu inshiko yanjye afite umuhungu kugira ngo tuzajya dukorana kandi kantu tujye tubashingira wowe ufite umukobwa Diamante nshakira umuntu ufite umuhungu umuhungu ufite umuhungu ninde kandebe arya naguza nandira naguhuza na Nario Nario afite umuhungu noneho wo mu myaka myiza no na Diamante wakintu myaka yabo baje wari che Diamante ko mushakiye umugabo
biciye mu kiganiro ahubwo urekuntu iyo boro irenze ushobora guhuza wa musingo mother na single dad ugasanga baranikundaniye man. why not bana byipevera da wajibe ikintu wakintu kuki yede wayumvisha wakintu bosana bana ahubwo byo turabikora nubona nayikoze tubwira impamvu waje wambaye gutya kwanza Soldier Girl. Impamvu naje nambaye gutya nkunda black icyo ni cyambere ikindi hari hakonje hari hakonje sorry man ni bagiye gushira muri silence ni 11 cyane 12 ni 13 gitwereke kuri 13 sivyo 13 ariko man murenze turategura bro umva se sivyo impamvu nambaye gutya nkunda ndi Soldier Girl abizi none nkunda na black hari hanakonje hanakonje ya okay hakonje ya ubwo duherukana tatuwaje utari ufite ku mubiri yamaze kujya ku mubiri ni iyihe handi ubwo ingi wari urayizi kature nari nyifite ariko tuziranye abanzi ngo wari ufite chef nta cyashya mfite ko ndashaka gushyiraho ya diamant hehe ndiko washaka urateganya hehe nyine man diamant sunzamushyira ariko mama namushyize ahangaha nzamushakira nawe ahandi hantu icyo kirombe wambaye mu gatuza gihagaze amafaranga ngahe kirombe ntabwo ari cya danje ikirombe gisanzwe n'utu argent dusanzwe abayizera Grace cyangwa Young Grace ariko natangiye nkubaza ngo uracyari Young Grace kuko ubu warabyaye man ufite umwana forever young na diamant nagara nanjye tuzabatungana akubanuzwa mugore tujye unahipfa guhinduka gutyo sibyo man ubu noneho na wagira utushaya kurakubagana sawa yeah go the bad man print it char Grace ubwo bibazo nateguye ndagira ngo ugire icyo tubwira ku muntu musa nkaho mwatangiriye umuziki rimwe mu myaka imwe akiri muto nawe uri muto mwese mugenda mukura uyu munsi ni n'umugabo kuko afite umwana w'umukobwa niba ntibeshye yitwa Liliji ni iki wamuvugaho bitewe ni afite udusatsi twiza muri no misi ameze neza ikindi nyine ni umuhanzi mwiza tu man kuseka si Liliji the best man nuko ngiye ako nkumbuye rap y'Imana bya danje ako nabonye yarafunze agashinya ari fresh harya ngo kuri yafunze iyo uyitandukanye gutwanyuzamo akarongo ngo biba bivuga bisobanuye iki nkayo nk'abakobwa wewe wenda urabizi nabyo nzi ko nakunda ibintu by'inkumi cyane se nabyo sinyambifunga nabyo nzi nose nakunda ibintu by'ushatse kuvuga ko Liliji ari inkumi nyine biriya bintu ni iby'inkumi I'm sorry no nazanyita ntago vuze ko ari inkumi nyine urumva birumbajishe ibintu by'amakwafi man c'est pas mon truc cyakoze ntago mbizi sibyo Jise ntago muri inshuti turi inshuti biriya bisanzwe biriya ni iby'inkumi oya ni iby'abasani ega ni umustar kandi abastar barategura shayago kuri guseka cyane man ariko none se ubundi wabibonye gute byaragutunguye kwa ko nahise ko afite dread mbere numvaga nyine ko umusatsi wakuze ko sinexpectingaga ko ari buhambure ngo afunge shinyo nyine byarantunguye tu ubona yafunze shinyo rero yafunze agashinyo bitavuga wamurira musatsi je nawe ngira nahise mbona ari ibintu birenze uramushyigikiye se nk'umuntu w'umuhanzi ariko akaba ari n'umusore tuzi nako ni n'umupapa by the way ntago ari umusore afite umwana w'umukobwa Liliji yabaye umupapa Liliji afite umwana w'umukobwa mukuru by the way ntabyo wari uzi se ni ukuri ntabyo narinzi yari Marius cyangwa nawe ni wa musingo tuzamutumira zamutumira muri singo matavai ahubwo nzamutumirwa iki cyumweru nzamutumira sibyo unamubaze kuri shinyo wamushishikariza gukomeza shana ukuri ntacyo bitwaye pe ngiye nabonye ntacyo bitwaye biramubereye nuko nyine byatunguye abantu benshi ariko ngiye ntacyo bitwaye wewe byize bigutungura nyine navuze wow ufite umusatsi mwiza kuko afite umusatsi mwiza mani sibyo
hako nta bindi bintu birenze. Ariko gusa byaransekeje kuri yari yadufunze nyine wabonaga tu ari agashushu be. Reka twikomereze hanyuma ubuzima bwawe. Ubuzima bwa Young Grace bwabayemo ubuzima bwa kibyeyi, kubyara, kurera, kugira gute. Ndagira ngo mu magambo make cyangwa magufi utugereranyirize urugendo wakoze muri kiriya gihe cyo gutwita n'ibihe wari ubayemo uko byari bimeze na nyuma yo kubyara no kurera kugeza amagingo yangaye. Mbere yuko nsama se cyangwa nkimenya ko nsama? Ukimenya ko wasamye. Reka mpere mbere ko natekerezaga nkiri umwana. Nyine umwana navugaga ko ku myaka 25 ngomba kuba narabyaye, ngomba kuba narabaye umukire, sibyo? Ngomba kuba narabaye umustar, sibyo? Ngomba kuba ngomba kuba narashinze urugo, ngomba kuba mfite inzu, ibintu nk'ibyo. Noneho urumva ni ibintu umuntu yifuza, hari ibintu yifuza tu ugapresizwa avuga ati ko biri difuza ibyo, sibyo? Noneho nkimara kumenya ko nasamye rero nahise vuga wow, nabimenye mfite iki myaka 25. Ndavuga nimara kwipima, nimara kumenya nyine ko ntwite, doctor ambwiye ngo byaciyemo. Ndavuga okay, ndavuga bya bindi nyine muri zimwe mu nzozi nari mfite nkiri umwana. Agumaze gwe ati byaciyemo 25 ushaka kuba nakuba ku rugo cyangwa nabya. Ndavuga okay ni byiza. Bitavuga ngo icyubahiro, ikuzo n'ishimwe ni bya Nyagasani. Yego. Kwimpaye uwo mugisha. Kuko burya mani yago ururimi rurarema, sibyo? N'ijambo ry'Imana yavuga ngo muri nihehera handitse muri Bible, handitse ko ururimi rwacu n'umuremyi. N'Imana ijya kurema isi n'ijuru yavuze ngo habeho ikihabaho. Ntabwo Imana yaje ngo yubaka ama etage, yaravuze ngo habeho inyanja, habeho icyabeho bibaho. None irangije ivuga ko ukwiri niko turi. Donc natwe izo mbaraga turazifite zo kurema dukoresheje ururimi rwacu. Bitavuga ariko siko rya jambo ari ryo. Naremaga nkiri umwana ko kuri 25 shaka kuba umumama. Mbona nibyo ndavuga okay ngiye wabyiyaturiyeho. Bitavuga okay wow ubwo ngiye kuba mama tu. Shima Imana ko impaye umugisha, ndiragiza Imana mu rugendo rwanjye ngiye gutangira tari rworoshye. Nuko nyine ndatwita njya kubisenda byara mfite umwana bita Diamante amata. Amata Diamante ukimutwita kiri mu nda. Ni nk'ibihe bisigo wamubwiraga, wamuhimbiraga, ni nk'iki wamwifurizaga kiri mu nda? Nifuzaga cyambere cyo ko azaba umukobwa. None yabaye we? Nukuri yarabaye we, Imana ishimwe cyane. Ikindi nifuzaga ko azaba nyine azaba umwana mwiza ushimwa n'Imana n'abantu. Donc en fait ibintu namwifurizaga narabiririmbye. Hari indirimbo nakoze yitwa Diamante. Nayiririmbye ntwite, ibyo navugaga byose nibyo nifuzaga. Ibyo ari byo byose abantu bashaka gusobanukirwa igisobanuro cya biriya bihe bajye kureba indirimbo yitwa Diamante. Ibihe wabayemo, hari ibihe umudamu abamo bibi n'ibyiza. Ibyo atwitira ukaba watwitira wenda nk'ikintu kumva urashaka kurya ikintu. Ndagira ngo menye Keya witabwagaho gute n'uwari umukunzi wawe icyo gihe mwanabyaranye? Ukuntu nitabwagaho rero cyambere naramuhuzwe, sibyo? Gusa yanyitagaho nyine tuntu tw'udufruit nyine kurya byarananiraga. Nakundaga nana cyane bikomeye kandi yaranani mbi ku mama utwite. Yamo acide nyinshi nyine to. Yanyitagaho ku dupome ariko mu gihe cy'amezi 4. Nyuma y'amezi 4 twaratandukanye. Nyuma y'amezi 4 ubwo utwite inda yari ifite amezi 4. Mutandukana ifite amezi 4 itaravuka. Ubwo muri icyo gihe ubuzima wahise utangira kubamo none budafite wa muntu. Bwari ubuzima bumeze gute Grace? Bwari ubuzima bwiza, hari igihe ubura kimwe ukabona ikindi. Nagize famille nziza inyitaho cyane pe. Ngira mama wanje aranshyigikira. Hari igihe kubyara nyine utarashaka, hari igihe nyine ababyeyi benshi batabifata neza. Ariko ndashima nyine mama wanje yanyakiriye neza, ntabwo yantereranye, yambaye hafi nyine yakankorera bya bindi
n'ubundi yakakwiye kuba ngo ari kunkorera ngira n'inshuti nyinshi cyane ngira inshuti banana n'abandi benshi batandukanye donc sinigeze mba ngenyine muri ayo mezi ane mbere yuko mutandukana ni nabwo habayemo gutera ivi no cyangwa ibyo ni ibya kera byabayeho mbere ndagira ngo tubwire impeta yakwambitse kiriya gihe atera ivi wayimusubije ryari cyangwa ntabwo ugize uyisubiza Tajya kucyamunara tuyinywemo itsingi konje I'm joking sibyo iriheze ibisi cyako zakwira hari to irabitse irabitse ndagira ngo utubwire kiriya gihe mani sumbaze kuri wa muji kiriya gihe akwambika impeta wiyumvaga gute utubwize ukuri uri mu bantu bavugisha ukuri nemera hano muri industry twarakundanaga nyine numvaga ari ibintu birenze wumvaga ari ibintu birenze mani yago akadomo twagiye byaje watangiye kubona ryari ko atari ibintu birenze birangiye tu naje gusanga ari filime twakinaga yeah noze si filime si yarangiye si mari minota 40 mani yago reka uriya mupapa niba ababyeyi dufatanyije kurera niwongere kumumbaza siya Erega Grace ufite testimony kandi nabandi bakobwa bashobora kukwigiraho bajye baza muri Single Mother Vibe tujya tubiganiraho apara kuri Yago TV show hako hano watubwira twagwaye akayidesi nibyo babyeyi ndagira ngo tubwire nigere waje kubona ko atari ibintu birenze nyine ubu ngubu nibwo maze kubona ko atari ibintu birenze ariko nyine ni ibintu babigomba kubaho Yago ni ibintu tugomba gucamo sibyo turakunda tugakundana ariko nyine urukundo rugero rurangira sibyo abashakanye bagatandukana n'abari mu mishinga bigapfa donc ni ibintu bigomba kubaho mu buzima ni ibintu bisanzwe hari abantu nabonye ku munsi w'ejo bapostinze nka batanu bajyaga guhuriza ku kintu kimwe baposte mu ifoto ya Egide Mbabazi ndetse na Aurore Kayibanda bakandikaho ngo break up y'aba bantu yanteye ubwoba uruvuze ngo ni ibintu bisanzwe bibaho kenshi rwose nanjye ndagira ngo ngendere kuri izo ngira abantu bagiye bandika hariya hari ibintu umuntu aba expectinga ariko nyine iyo bibaye nanone ugomba kubyakira cyane uko byamera kose ndagira ngo utwibwirire kuri ayo mezi ane utwite inda ya Diamante utandukana n'uwari umukunzi wawe mwakonanaga icyo gihe ari nawe papa w'umwana wawe ibyo byose gishobora kuba ari ikintu gikomeye ushobora kutakitubwira ngo twere ngo twapfuye iki ariko byibuze ukaducira amarenga ni iki cyatumye ku mezi ane byari gushoboka ko yari kukwihanganira byibuze ukabanza ukabyara ariko mwatandukanye ugitwite noneho ku mezi ane icyo kintu mwapfuye cyatumye twapfuye ubusa forever twapfuye ubusa ubwo ushatse kuvuga iki Grace gupfuza umuntu ngo bapfuye ubusa twapfuye ubusa shamani Yago ese ubwo kuki wemeye ko mupfu ubusa wowe nyine ni wewe mfite kano kanya kuki wewe wemeye ko mupfu ubusa mwana simbizi ubwo ni ushitani byansanze ako mani reka nkubwire Yago sibyo nyine hari igihe ako imani twapfuye ubusa mani Yago kandi yongeye kumbaza uriya muji waretse umupapa w'abandi koko nta nubwo mbyibuka ku mani uzi ko umwaka ushize umwaka urashize n'ibyo ariko uzi umuntu mu breaking up utwite inda y'amezi ane uzi ko inda y'amezi ane inda y'amezi ane komeza uzi ko ibibura amezi 5 ngo ivuke yego sibyo urabyumva urumva icyo kintu ntabwo ariko none se Yago se wagira ngo ko tutasuye inyuma ngo twediting nyine ntabwo wasubye ngo editing ariko byibuze ushaka kuvuga ngo bimwe mu bintu twapfuye kuba hari ibyo tutumvikanyeho hagati yanjye nawe bijya gusa nibi bijya kwegera ibi either wenda mu muryango w'iwacu ntabwo babonaga ko ari responsible cyangwa mu muryango w'iwabo ntabwo babonaga ko ukatubwira ikintu runaka nawe ushingiraho imiryango yacu ntabwo nta kibazo yari dufiteho yaba famiye yanjye yaba na famiye ye njye twagiranye ikibazo donc imiryango famiye yanjye na famiye ye nta kibazo bigeze batugiraho twembi ikibazo ni cyanjye nawe ni ikibazo umuntu agira na mani se wowe n'imyaka ufite ntabwo uzi ibibazo by'amakouple ko biba bigiye gusa biba bisatu ntabwo biba bisa 100% akenshi nawe wikwimagine biba bigiye gusa sibyo Yago rero
twaratandukanye gusa ubu ngubu urabona cyagiye tukiga ku ishuri ukuntu bandikiraga ababyeyi bacu ngo ababyeyi dufatanyije kurera, ubu ni mubyeyi dufatanyije kurera, nta kindi, ntabwo tukikundana, byararangiye kandi nta mutima mubi kabisa. Murafatanyije, aragufasha gufasha kurera Diamante, dufatanyije kurera cyane, twese si wacu, ni umwana, ni umubebe wacu, ni uwanyu, ariko hari igihe we arabikora turafashanya, amwitaho, yamwitaho, amumenyera buri kimwe, afasha muri make, afasha mama we kumenya ibyo. Oya no se aramfasha, se ni papa wanjye afasha umwana we, kuko nawe mfite papa wanjye ufasha, urumva ntabwo uri afasha mama we, icyo gihe abasha kungirira impuhwe, kandi njye se nta mpuhwe mfitiye tu, ari we agomba kuzigira. Ushingira ku kivuga ko nta mpuhwe agufitiye Grace? Nyine nuko atari, ntabwo ndi mu nshingano ze, si ndi umugore we, si ndi umwana we, ariko uri mama w'umwana we. Ni mama w'umwana we, sibyo? None se urumva nyine umwana wumva ko mbere yuko habaho igi, niki cyabanje ari igi n'inkoko, niki cyabanje? Ntago mbi. Mbere yuko Diamante abaho habanje kubaho wowe, sibyo? noneho wowe utanga Diamante, expired hakaza undi muntu updating, sibyo? Ako wajya umenya ikintu mwapfuye ndacyumvise. Twapfuye iki? Habaye update, twapdating umuntu, duteresharije umuntu, ubu ngubu bari ku updating, njyewe nabaye ari updated, none wowe wabaye expired, sibyo? Nawe yabaye expired, twese ni WhatsApp zabaye expired. No ngo kuri wowe yabaye expired, ariko we ahita ya updatinga. No, kuri we nabaye expired, nanjye kuri njyewe aba expired, noneho ahita ya updating undi uvuga, njye ndi kuvuga Diamante, ndi kuvuga nyine man niga, ndi kuvuga Diamante yago waretse tukareka uyu mupapa, sibyo? Gatwana nyikura muri mudu isubera icyaka, baza nitsingikoni, sibyo? banza wumve wowe kuri we, kuri G wabaye expired, ya updatinga indi application nshyashya, ariko nawe kuri wowe aba expired. None se wowe wari updating? Waranyibagiwe yago, ntago njya ninzamu, sibyo? Suize usko wanyibagiwe sha, ndabaye G urumva bya ubwo bose ka updating i Kigali mu Rwanda. Niyo mpamvu meze neza Marsha, umeze neza. Nabonye uburyo uhagaze mpita mbona ko umeze neza kabisa. Shabira ndashima Kristo. Yago cyanyereka nk'umuntu ariko bapdatinze bakamukurutisha sha. None se shaje se birenze, use zari ari umuntu umurusha inoti se wa mugani, kubera Diamond yagiye akapdatinga handi. Erega niko mutema twarabamenye tu, nta birenze. Ariko nese we nuvuze ko utatinjemo itse updating. Nyine hari undi nanjye wayisuza azimfatiraho, wasanga no yaravuye gutembereza handi. Ni nyine Kigali wishare man, no se nkubeshye, Kigali wishare turasangira, no kuva urumva umwava hajya handi n'undi wasanga waje aravuye kuri uwo ngo yagiyeho, nta wamenya man, Kigali niko tuziranye twese, sibyo? Wazasharinze mwana, sibyo? Ntari wanasharinga n'ibirenze. Hari igikosi, hari igikuteganya yago kazandashisha umuntu wako updatinze akabona kino kiganagahita bati bura Grace agiye kuzasharinga yago agahita mpiga. Oya nawe arabizi, wasanga nawe ahantu ari muri share man, ntabwo bikiri ibintu birenze man, nukubyoroshya tu, sibyo? Hanyuma ndagira ngo umbwire, ubwo muri ayo mezi ane amaze kugenda, amaze kugusiga mutandukanye mu breaking up, wavuze ko umuryango wakwitayeho cyane, barakumenya mu mezi 5 yandi wari usigaje kugira ngo wibaruke. Umaze kwibaruka message yari yihe? Yabonetse mu gihe kingana iki? Yabone mwana wanjye yavutse le 24, aboneka le 26, kubera ko yavutse mu minsi y'akazi, hafite imirimo ari gukora, ariko muri weekend yahisaza kukureba mu rugo cyangwa mu bitaro. Ntabwo natinze mu bitaro man, uziko nagiyeyo rimwe, nagiyeyo le 23 urumva saa 5 z'ijoro, le 24 saa 10 z'ijoro ndibaruka, nabyaye neza nk'abaye burayi. Hanyuma nka saa 8 z'umugoroba nari nashye tu, niga babyaye neza nk'abaheburayo.
nyine ntago natinze mu bitaro narayemo rimwe iryo joro nyine Abaheburayo nibwo bwoko bwabye neza fresh twihuse ni nko kunywa itsingi bituva kwa muganga si fresh man ibintu birenze tu ababyeyi babyumva yeah cya gihe uri kubise wiyumvaga gute yago biriya ntago njya mbivuga ubundi baravuga ngo ijoro ribari wariraye tu man byarankubise sibyo ako gakubira ubundi mana we namateka maremare biraryana mu buzima mfite imyaka myinshi ariko nicyo kintu cya mbere ku isi cyambabaje umwana wakimara kugera ku isi wiyumvise gute wow navuze akazana kafeli apucyuri umwana ufite imisatsi myinshi sibyo niwe umusatsi cyo kintu nahise mbona tu mwana winke ko napfuna nakana keja kinjobe mana nakunda gutwana twinzobe nakayobe kitonda katarira man ako ari ikintu ngiye kubwakorera adaburisha kivuge oya nzakikubwira uta oya akana keza kakayobe katarira sibyo keza katarira gasa na papa buriya se ntago agahinja kagira ukuntu gasa gahora gahinduka tu uyu munsi kaba gasa na papa we ejo kagasa nanjye ejo kagasa na grandma gahora gahinduka icyo kintu ugiye kuvuga ni iki ndakibagiye nise nkibagirwa sibyo ku munsi ukurikiyeho iminsi 2 aba aje kureba umwana kuki udashaka kumva ko yaraje kureba wowe kuko yaraje kureba yari kudeba ari mu yandi bezi yasigaye yaje kureba ibyo yasize yansigiye yaje kureba imbuto yabibyana akadayamake akimara kuza wamurebye ute wamwakiriye ute kuri uwo munsi aza kureba cyane mwakiriye neza manega nge na shitani nge subizi namwakiriye neza hako nanjye nari nkinaniwe urumva iminsi 2 ariko n'abakoreye abamama bo barabyumva ntago ububyuka ukiryamye cyarautu araza ati umwana kigare ko cyawe uri amupapa umwana aba yakabaye umwana wo guterura kuba umuntu yamuha ariko nyine Imana duhinja turatinyishije tu nyine ugaterura ariko kwa kuntu kuyengesera cyane icyo gihe uwo munsi wigize uganira nawe biri twenyine ye kubyo kuganira kubera ari kumwe na famiye ye niyanje twese hamwe muri group twaganiraga nyine ibintu bya group cyetse agiye kugenda twaravuganye utunota duke kimwe amwe mu magambo wibuka yasize akubwiye nk'umubyeyi wibarutse arimo yahe ngiye gukorera umwana wanjye ijambo rikomeye cyane kandi risubizamo imbaraga iryo jambo hari icyo ryakumariye ugereranyije n'ibihe bibi yari yaragusizemo wari usigayemo wenyine rero reka nkubwire yago sibyo nshaka kubikubwira wenda ukagira ngo sinzi keretse uzamutumira ariko ubundi akubwira wenda yago kuri fresh ofete ibintu byacu byari bisekeje uziko uzimana nagumye ngo twapfuye ubusa uziko nta kintu wavuga ngo twapfuye twatukanye twacanye inyuma sibyo bishwanisha mama couple si yakanye umwana kuko aramwemera nyine tu ngiye nabaga nifite imishiha yanjye ntwite dutangira nakubwiye ngo naramuhozwe sibyo nyine nawe urumva ubwo yanze imishiha tu yabaye nk'umpunze gatoya kwa ko nashuranaga byatari mani uretse nawe n'inshuti tu ariko nyine zo zikanyihanganira kuko zari zibizi ako nyine nabirenze tu urumva ntago icyo gihe ntago mugira urwango rwa danje ku buryo ari kuza ndi kuri colère za danje yaraje mufata nk'umuntu uraho ngaho nyine bisanzwe birarangira bituma nawe ngira ngo nta beef dufitanye bituma abona kongera ngo utamwitayeho nawe aragenda ntabwo namwitayeho byanyabyo yashora muri make nta kintu gifatika wavuga nta kintu gifatika pe n'ukuri kw'Imana uzamubariza nta kintu gifatika nkubwire ngo twapfuye iki nyine twa tuntu umuntu mukuru cyane kuze cyane ashaka kumva nako umuntu ufite experience shake yari umwana baza tarazi ukuntu ibintu bigenda iyo umuntu atwite kweda kumva ni Grace baramuhinduriye yagize umutima mubi kandi wenda na ama complication y'inda yamisha umuntu agira atazanivuye harimo ishana agiraga
niyo muye n'umuntu washubira avuga se nk'umuntu akuzizaga iki koko ariko nyine umuntu mukuru arabyumva n'ababyeyi babyumva bibaho uretse kuba ibi byarabaye kandi yishe inyuma agarutse wamwakira kumwakira gute mu buzima bwawe erega igihe akongera akinjira sha nyine byaterwa nuko yasanga mpagaze sanze mpagaze neza nyine urumva sinahimukiro turi kumwe ntago nkunda kandi uhagaze neza kandi shamparitse neza kabisa sibyo neza sibyo ariko sanze disingo zanamwipevera nanone ntago namuhereza tu asanze ndigiye nyine nakongera n'ubundi nta birenze none se Kigali ni iki umushimira mushimira ko ari umupapa mwiza yapike ntari birye burya nawe ni umwana mwiza yakaba ari papa w'umwana wanjye wa mbere icyo kintu mwubahira tu ikintu uba wumva uramutse ugiye mu ruhame rw'abantu benshi waterwa ishema no kukimuvugaho niki yaba yaraguhaye cyangwa yaba yaragukoreye yamaye diyama nicyo kintu namushimira tu nta kindi yaguha umwana mwiza umwana ukunda mwana we akabaju kasheri sibyo yapucuri sibyo ubu diamante afite igihe kingana iki uyu munsi turi 24 yujuje umwaka n'igice amezi 18 umwaka n'igice yatangiye kuvuga mama papa dada fafa ajya gusura papa cyangwa papa musanga oya yigeze ajyayo yagiyeyo ntabwo ari kenshi ariko musanga hariya yakuye ko muri misi ari kwa grandma hehe Rubavu hakurya nako ajya musi yigeze kumusura baherukana ryari shasi ndabyibuka se mani ko cyangwa uri muri babandi bimana umwana oya njyewe niyo namumwima yamagara mama tu uretse ko nta nubwo namumwima usubwo amugusabye wamumwima kwe hari ababimana oya njye se ntari bitu ko atamukubita se ko ari we ko atamunosha hari igihe uvuga ati se nkamuye akakanusha ntabwo akanga nakamwima pe umwana wawe aho ageze uyu munsi bitewe n'ubuzima wanyuzemo bitewe n'ibyo wakoze bitewe n'aho wabaye bitewe n'ibyakubayeho ibyiza ibibi uramutse umuntu akubajije ngo wakwifuriza umwana we kuzaba mu buzima nk'ubwo wabayemo wasubiza gute buri wese ntabwo namwifuriza kubucamo nk'uko nabuciyemo kuko kubamo ushobora no kuzaba bimwifuriza ko mwifuriza ibyiza ariko iyi si haba ups and down ntabwo azaba nk'uri muri paradiso turi mu isi narabimubwiye mu ndirimbo ye Diamante ntabwo azabicemo neza nk'intwari ariko kuko si namutegura kujya ahora muri paradiso yirira amafuri gusa urumva yumva uturimbo dutuje atuye ku nyanja hako ntabwo ari ku isi imeze imiguruko yose azahura nayo ndamwifuriza kuzaguruka fresh nk'intwari ikomeye akabicamo neza kubera icyo utaratumira Pike mu kiganiro Single Mothers Vibe undi azamutumira ntabwo yabyemera yahita mbloka urumva iyo ntumiye umuntu mba mubaza ese kuki watandukanye n'umuntu wawe namubaza ese kuki twatandukanye kandi mbizi keretse wenda ari woje umuhostinze ariko ukaza muri Single Mother Vibe ndagira ngo tubwire umwuka uri muri Single Mother Vibe bimeze bite experience umaze kugira by the way reka ngushimire cya gitekerezo ni igitekerezo cyiza cyane kuko hari benshi kizagenda gifasha komoka cyane birabafasha for real umwuka uriyo nuwuhe igitekerezo ubundi wagikuye kuki ni inspiration yaguturutseho inspiration okay Single Mother Vibe naricaye n'aba baby inshuti zanjye ariko twari muri team nini ariko ukabona nk'abantu 10 twicaranye 9 bose n'aba Single Mother abazimani kubera iki ibintu bibaho tu ntabwo usanga ni ibyuma ibyana bimeze neza urumva ariko ugasanga bari n'aba Single Mothers ndavuga ko se kubera iki kibazo kibaho ngendeye kuri story yanjye nkagendera kuri inshuti zanjye ndavuga ariko wakora ikiganiro ndeba ko nta n'umuntu ugikora ndavuga ariko wakora ikiganiro nk'iki ngiki tukajya twicara tukaganira nk'aba Single Mothers ariko nanone atari uko turi kurata ko turi aba Single Mothers ko ntabwo ari achievement sibyo ahubwo se niki cyatuma noneho barumuna bacu batazisanga muri ubuzima twe tubayemo kuko yes meze neza sibyo umwana wanjye ameze neza sibyo ariko uzi impamvu Imana yaremye umugabo n'umugore
kugira baba umuryango rero iyo ureze umwana uri wenyine inshingano z'abantu babiri ukazikora uri umwe ni double travail sibyo kandi birumvikana uravunika navuga ni kubera iki tutakwicara tugatumira aba single mothers tugasangizanya experience kugira ngo barumuna bacu bigireho imitego ibishuko ibintu bibi twagiye dura nabyo kugira ngo batazahura nabyo kugira ngo bigiremo nyine amasomo uburyo wakwirinda akarimi kanyu k'abajama ukuntu bitangira ari shushu be bikarangira mushitingana ya rero ndavuga reka dukore icyo kiganiro kandi hari umusingo mara uza ababaye yarabuze umuntu aganiriza hari umuntu ufite ibibazo mani ku buryo byibuze iyo uvuze uraruhuka akabura wabibwira sibyo yaje muri single mother aravuga kuri we akaruhuka ku mwana muto uri kutwumva gakuramo isomo tugira n'inama n'abapapa rega abandi badutera inda bakadutembereza sibyo se tukanigira hamwe siki kibazo n'abakobwa cyangwa n'abahungu byandi bavuga nkakubwira ngo biramacinga okay ibyo ari byo byose niba utarakurikirana single mother jya kuri YouTube channel ya Young Grace ubundi ukore subscribe ujye ukurikirana byinshi n'indirimbo harya ntuzishyira kuri channel imwe twigire ku ndirimbo yawe rero uyu munsi Young Grace aho ugiye mu biki ubushize twavuganye wanapfushije condoléance ntago namenye wenda n'umuntu wapfushije wari we ariko n'umushuti n'umusista wa Nana twarabanaga twabaye imyaka 5 gagauhe Nana wo muri city Nana ni inshuti yacu cyane n'umuntu twabaye buryo umuntu mwabanye imyaka 5 imiryango irebana inzu zegeranye kuri abavandimwe reka nkubwire ngo condoléance kandi n'umuryango ukomeze gukomera uyu munsi ugiye mu biki umaze iminsi usohoye indirimbo ariko reka mbere yuko natubwira ku ndirimbo banze tubwire ibyo uhugiyemo turabizi ko ari single mother vibe esare indi mishinga ufite ku ruhande byifashe bite ndi gutegura kuri album yanjye ya 3 izasohoka muri fin uyu mwaka yego hari indirimbo nyinshi zitandukanye hari yasohotse ejo bundi nyine ariyo niri hanze mu buryo bw'amajwi n'amashusho izindi zizaza misiri imbere album izaba yitwa gute ntabwo ndabimenya cyangwa izaba yitwa Diamante ntabwo izaba yitwa Diamante izaba iri indirimbo zingahe indirimbo 10 ubu ngubu ni nuwishyira hanze uzaba umaze kugira album zingahe 3 album 3 tuzagushaka twongere tuganire ku rugendo rwa muzika uburyo watangiye umuziki ku munsi w'ejo nari rimwe witwa Christopher tuganira parcours yose y'ubuzima bwe mu muziki nawe tuzagushaka twiganirire ku rugendo rwa muzika uburyo wagiye muri Guma Superstar uburyo wanatwikaga ariko abantu baba bakwibagiwe aka kanya ahubwo niwo watangiye kunyibagiwe abantu baba bakwibagiwe aka kanya kuri Timba sibyo man twaratwitse sibyo imyaka yacu y'ubwana twaratwitse ese ufite imyaka Young Grace myinshi cyane nka 30 irimo aya naga ndatra 27 se yego hafi aho niyo zuzuza uracyari n'akana ariko sha at least usakana kagira kandi kana ndumumama album yawe tuyigereze ryari muri fin uyu mwaka muri December uyu mwaka izaronshirwa mu buhe buryo ntabwo ndabimenya niba afungura ibitaramo tuzakora igitaramo niba tayifungura tuzashaka ubundi buryo bwiza album yasokamo iyo album hari collabo z'abandi bahanzi bagenzi bawe yazirimo bande nzabakubwira turacyabiri hari abaraperi bariho hari abaririmbyi yego umuririmbyi uharaye kumva indirimbo zo muri no minsi yitwa nde mu Rwanda mu Rwanda maraye Maraye Nel Ngabo nkunda Nel Ngabo nkunda turimbo twe ninga kari murimo kumva cyane muri iyi minsi nimvira twakera vuga ndi umurezi agitangira nitwo nkunda utwubuse natwo ndakunda afite agashyashya kitwa solo nazongera kugenda solo anyway you go I go follow nibyo nako nkunda twatse twakera tubabaje harimo nkakahe kandi baze ko nakumvaga ndi muri dusha ko ndakagosha sinshaje sibyo ndashaje umva kitwa nyibutsa mani kinyanja harya nakahera niyo umuntu ariko indi ivango ya inyanja byagendaga gute
nawagukunda kundusha uzamungire kure oya hari n'akandi nawagukunda kundusha uriya mwana ni wanjye kubarusha mu butayu ibi bakubwiraga nk'amavuta narayikongera igitekerezo cyo kukwanga umuriro wanze ugatoha imvura ikagwa izamuka nkabona gutekereza kukwanga ntago nyambirota nihagira ukubwira kwagukunda kundusha uzamuhungire kure kuko azaba kubeshya nawagukunda kundusha jye ngukunda kubarusha nawagukunda kundusha bivuga ngo muri ino minsi urimo urakumva ariko umuntu muri kumwubanza arimo kukwapudetinga neza oya ntago njye ngendera ku marangamutima y'indirimbo mu rukundo kuko indirimbo se shawu kimara iminota 3 igahita irangira oya ofete nuko ngakunda turimbo twiza agira utumelodi twiza umuntu akomeje ngo uracyakora hip hop wamusubiza gute ndayikora ariko mbivanga tu ya ariko man indirimbo izasohoka bwa kabiri ni hip hop rap ya Danje byanyabyo ijyana hip hop usigaye ubona gute Grace shaman iraryamye tu ariko tugiye kwikangura nawe ubona iryamye abayikoraga se sinzi ibintu dugiyemo twese ya cyangwa no kubera covid kuko cyane nayo mani nayo ni stress covid ariko nago yigize ituma aba R&B nabo bamera nkamwe bo ba R&B shaje bari bazi byabo maniga tukana ku musozo ikintu wumva tutakubajije twagomba kubazaho niki ntacyo indirimbo yanjye yitwa Umukire kuri YouTube channel yanjye ya iri mu buryo bw'amajwi n'amashusho muza kundemera se mugashyira bakari kugira ngo turanayipininga ku kiganiro murakoze cyane kugira ngo abantu baze kuyibona byoroshye hanyuma ubutumwa bwawe ku bakobwa bafite abakunzi bafite bashushube banari mu bihe nk'ibyo wigeze kubamo biryohereye cyane ariko bidatinda niye nama yawe kuri bo kuri kamera barebe okay nyine babyenjoyinge nyine tu nk'abadafite imyaka 100 serious babyenjoyinge nkaho ntagikwe babyenjoyinge koko kuko biraryoha ariko birangiye birabiha rero mu gihe bikiryoshye ryoherwa rwose mwana muto nashushube nahani bu main serious abahungu se bo babwiye iki namwe mugabanye kubeshya cyane wana abahungu barabeshya nyine abakobwa namwe mujye mubakina donc wumve ko ibyo akubwira nyine tu harimo 50% izindi aba ari injuga tu nawe uge kumukina base witegure kugira ngo nagusiga ntuzababare niyo namubagiriye cyane ariko dabaryoherwa biraryoha ukuntu gukundana biryoha sibyo yago ndabwiye ndatashye kuri kundeba nkawe niyo namubagiriye yo kuryoherwa nyine man mu gihe babirimo benjoying sibyo ahako nkaho nta myaka 100 kandi nta n'igikwe ubwo rero ubwo wagiriye iyo nama wahura ubwo muramukina oya man okay ngewe abimenye nareba kino kiganiro uneranya na shushube ubwo nurimo kumukina oya ariko nge ntabwo mukina ariko kuryo ashatse gukina ahita asanga ndi tayari gukina yeah for real abimenye gukina oya ntabwo ari ukumutega imisi ngo abimenye ko n'umwana mwiza ariko yiteguye gukina amenye ko nawe ngewe nukuvuga ngo genda na mood hari sibyo nuvuga ngo donc ndi nka muhanzi mwiza ushaka kuba ufite beat sibyo nibigenze gake akagenda manuka flowing agahoro gahoro sibyo beat yakwihuta no kayita yuta yashaka kumanuka nakayita manuka ndi uwo muhanzi mu rukundo sindi fresh shani fresh sana yego sibyo nawe uzabikore sibyo
Gracias. Ndagushimire cyane. Merci beaucoup. Mubwire ngo wakoze kwitabira ubutumire bwacu Yeah. kandi wakoze kuganira natwe ku kiganiro cyiza cyane uduhaye Yeah. no ku nama utanze ku bajene. Hanyuma nkubwire ngo courage mu kazi kawe. Merci Mushimire beaucoup. ku gitekerezo wagize ugikomeze ugende wongeramo n'utundi Yeah, sure. kabisa. Mbwiye uti mpa utuyide najya nk'utuyide Yeah, kabisa murakoze kuri cyane, yego. vibe yawe ya single mother Akambere vibe. wakampaye. Akambere nakaguhaye. Yeah. Nushaka nakakabiri uzambwire nako nkaguhe. Nzagushaka ya Ukuntu sure. noneho dushobora kuvangamo kuri set utuntu dushobora kongerwaho kuri set nabonye njya nkurikirana single mother vibe ntabwo nyireba cyane ariko ndayireba Yego. utuntu umuntu yakongera muri set kugira ngo igitekerezo gikomeze kuryohera abacyumva sure. n'abagikurikira Yeah, ngende tayari hanyuma twizere ko album yawe ari muri December bizagenda neza tukayibona ishamba. One Love.